biravugwa cyane ko akubitwa agahohoterwa ku rwego rwo hejuru ku buryo byagezeho bisohoka bikajya hanze, aho na Mutesi Jolly. Yes, ikaze mu kiganiro gice kuri channel yacu ya Rutura. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu byinshi bitandukanye biri gutrendinga. Aha ndi kumwe n'umusore ku ruhande, ndumva ntatinze we yatwibwira kugira ngo dukomezanye ikiganiro neza. Yes, murakoze cyane, nitwa Kamugisha Alex. Uyu munsi ndi kumwe n'umusore wanyu, ahangaha tugiye gukorana ikiganiro. Yes. Kamugisha, ikaze muri studio zacu. Njyewe nitwa Gary Arthur nkuko bisanzwe, n'umunsi turavuga kuri trending news. Muri iyi minsi yashize nk'amasaha atari menshi cyane bahururiza umugore wa wizo bita Teta Sandra. Biravugwa cyane ko akubitwa agahohoterwa ku rwego rwo hejuru ku buryo byagezeho bisohoka bikajya hanze, aho na Mutesi Jolly, ngira ngo niba mwibuka neza Mutesi Jolly niwe nakuriye irushanwa rya Miss East Africa, nawe ubwiwe yabipostinze ari guhururiza umugore wa wizo Teta Sandra, ndetse na wa mukobwa umwe mu bagize itsinda rya Charly na Nina, sinjya mumenya izina, nawe ari mu batangiye guhururiza Teta Sandra. Si ibyo gusa, no kuri Instagram wa muntu muzi ukunda kuba umwinfluencer cyane Decat, nawe ari mu bantu bahururije Teta Sandra. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byagakwiye ko umugore ahemukirwa ku kageni nk'ako nabonye. Wenda umuntu araza gushyiramo amafoto ku batarabashije kuyabona, abashe kwihera amaso, yarangiritse mu maso bikomeye cyane, ariko nizera ko inzego zibishinzwe byibuze zizakurikirana icyo kibazo zikabasha kugikemurwa akarenganurwa. Hagati aho umukuru we ari we Chameleone ari mu bantu bafashe Teta muri iyi minsi, bari kumutembereza aho bagiye kuririmba kuri stage kugira ngo yerekane ko nta kibazo gihari, ariko mpamya ko biriya ari ukwiyerurutsa kandi bitagakwiriye. So ndasaba njye inzego zibishinzwe kujya kwinjira mu kibazo kugira ngo byibura arebe ko yarenganurwa. So tugarutse hano ku muntu turi kumwe muri studio, bamwita Kamugisha Alex, aratangira twibwire, atubwire ibyo akora muri make, nyine twisobanurire wowe ubwawe. Murakoze cyane. Nkuko nababwiye, nitwa Kamugisha Alex, ndi umu coach muri fitness. Ahubwo mbonyeho umwanya wo kubatumira rwose, muze tuba abashaka gukora umubiri, waba ushaka kuwongera, waba ushaka kugabanya, ushobora gukora bodybuilding cyangwa se hari stages enye zose. So mwese muratumiwe cyangwa se muhawe ikaze kugira ngo tubafashe kugera ku nzozi z'umubiri mushaka gutunga. Nari ndimo kumva icyo kibazo barimo kuvuga cy'uwo mugore wa wizo ahohotera cyane bigeze aho ngaho. Ni ikibazo gikomeye. Sinzi ko iki kinyejana tugezemo ibyo bintu byo gukubita umugore kugeza kuri urwo rwego isi yose ihururiza umuntu ntabwo bigezweho habe na gatoya, cyane cyane ku basitani nka bariya baba ari urugero ku bantu benshi, abana benshi cyane. Nibaza yuko biriya bintu bitari bikwiriye. Inzego zibishinzwe zibikurikirane, zirebe icyo gukora umugore rwose biriya bintu bicike. Ntabwo biba bikwiye habe na gatoya. Yes, bamwita Kamugisha Alex, ngira ngo ibyo bintu byo bigomba kwitabwaho cyane. Murabizi ko kuri leta y'u Rwanda ibyo bintu ntabwo mbiherutse kubyumva, byabagaho kera ariko ubu byaracitse ku rwego rwo hejuru. So uyu ni Kamugisha Alex ari kuvuga ngo adukanguriye kuza twubaka umubiri. Nanjye ariko mana ndabona nzaza naye byaza bizaza, nanjye ndabuwa mbere mu kwitabira icyo gikorwa cyane. So Kamugisha Alex ukorera hehe, ryari, ese amasaha mukunda gukoraho na ayahe? Ubu ngubu nibwo project imaze igihe gito itangiye. Ngiye nkorera online. Ushaka ko mufasha, ubu ngubu hari program yo gukora online cyangwa se ukamamagara aho ushaka ko duhurira, nyine wumva byakorerwa. Ibi byose, izo options zose zirahari kandi zirashoboka. Ubwo ngubu ku mukiriya cyangwa se ushaka ko dukorana, ikimworoheye nicyo ahitamo. Yego, nuko bimeze. Niba numvise neza mwigisha abantu online, sibyo? Ariko byaba ngombwa biri mu buryo bw'umwihariko mukaba mwajya kwigisha umuntu iwe cyangwa se abasanzwe. Yego. Okay, ngira ngo abantu mukeneye kubaka umubiri, kugabanya ibiro, kugira ute, ibyo byose nicyo gisubizo. So ari gutangira.
ntekereza ko byaba byiza utanze nimero zawe. Nimero zanjye nkoresha ni 078 53 85 14 7. ngira ngo wazisubira izo nkoresha 078 53 85 147. Kuri email nitwa kamalex006@gmail.com. niyo ngiyo nkoresha. ngira ngo babwira na social media za Instagram account nitwa alexcam1 alexcam1. nuko nguko nitwa kuri Instagram. niyo social media nkoresha. Alex arakoze, wenda turakomeza tugira ibyo tumubazaho kuko ubu tumeze nk'abari guhostingana ikiganiro, nubwo hari akanyuzemo akaba nk'umutumirwa ariko nawe aka kanya ni umuhost. So ku zindi nkuru ziri gutrendinga, ni mu gitaramo cy'ejo bundi hashize hari amafoto y'abakobwa bari bambaye kabisa. Amafoto yavugishije abantu benshi, sinzi niba barayabonye. Hari umukobwa ari wambaye igisurubeti ariko kibonerana, ku buryo wabonaga byari bimeze nko kwambara ubusa, ku buryo hano ukahabona kugeza hano hasi ku gice cy'imyanya y'ibanga yari yambaye ikariso ntiri kugaragara. ni amafoto ataravuzweho rumwe n'abantu benshi mu Rwanda, bavuga ko biriya bintu bitagakwiriye, abandi nabo ni ubushake bwe, ariko nyir'ubwite yatangaje ko cyanamuhenze. Wenda aya mafoto turazana yo kuyanyuzamo, gusa ntibyoroshye, gusa ngo cyaramuhenze. Igisurubeti yari yambaye cyarabonerana ku buryo ubona umwenda w'umubiri w'imbere, ariko ku myanya y'ibanga yari yambaye ikariso yarenzaho n'agakoti, nyine wabonaga bimubereye, gusa ntabwo bimenyerewe mu Rwanda. So jewe nkanjye rero ntabwo najudginga umuntu, abaho ubuzima bwe, umuntu abaho rimwe, ntabwo yongera kubaho. Ariko kandi nanone urubyiruko ko turi igihugu kigendera ku muco. Ikintu cyo numva ugomba kwinezeza, ariko ntabwo ugomba kurengera kugeza aho abantu igihugu cyose kitangira kwibazaho. Kabona nubwo baba bambaye ibintu bihenze gute, hari aho ugomba kugarukira. Njye niko mbyumva nyine, ntabwo numva yuko ugomba gutuma isi yose kwibazaho ukora ibintu nyine bitangaje n'ibyo ngibyo. Niko mbyumva kuri Alex, wenda tubiganiraho gato. Icyiza nuko tutari mu ruhande rumwe. Kuri jye wari ukuvuga ngo tugomba gukoresha umuco, nibyo twubahe umuco w'igihugu cyacu, ariko niba hari imyenda wumva wambara nta kibazo bigutwara bakayambaye, kuko nibitaba ibyo turasaba leta ishyire uniform z'abaturage. Ndetse ubwo twakambara bimwe, turi abanyeshuri. Oya none se ari ibyo ngibyo buri muntu wese yajya akora icyo ashatse. Nako ntawe yahemukiye, usibye kuvugisha abantu. Ntubizi se ko ushobora kubona umuntu ugenda mu muhanda yambaye ubusa, ugasanga baramutwaye, baramufashe neza, bagiye kumufunga. Kwambara ubusa ni kimwe no kwambara n'urugero naguhereza. Ubusa ni ubuhu. Ubusa ni ukuba wambaye ubusa nyine. Gute nyine ubusa ni ubuhu? Wambaye mbara ko kwambara ubusa ni ukuba utambaye mu myanya y'ibanga yawe. Niko njye mbyumva. Utahisha imyanya y'ibanga. Utahisha. Ariko mu gihe n'urugero naguherezaga, iyo umuntu mubonye nubwo aba ari umusazi yambaye ubusa mu muhanda, bakora icyuka cyose bakamukura aho hantu. Rero ibaza noneho ngo nawe utangiye gutera ikirenge muri abo mu cyangwa. Ushatse kuvuga ko ari umusazi? Ntabwo mvuze ko ari umusazi, kuko yagerageje kugira aho akinga, ariko kandi ibyo bintu biragana habi nyine, nawe urabyumva. Biragana aho kuzarangira nyine muragenda mu muhanda yambaye ubusa. Bamwe babikora bashaka no kubaka izina, kugira ngo nyine abo umuntu urimo kuvugwa, nyine urimo guhitinga muri social media zitandukanye. So rero ugasanga akoresheje tekinike yose byo kugira ngo abe umusitari mu buryo bwose. Gusa hari igihe umuntu akoresha uburyo akaba umusitari nibyo, ariko ubwo buryo akaba atari bwiza yakoresheje. Nimba ariyo intention yari afite, njye namugira inama yo kuzahindura rwose, agashaka ubundi buryo yaba umusitari, ariko ibintu byo kwambara ubusa bigatuma igihugu gihungabana, akabireka rwose, ntabwo ari byo. Bane okay, nuko niko wabyumvaga. Gusa tudatinze banamutumiye ku isimbi. Ni iki nk'umukobwa wumva nyine ushoboye, ndahita avuga ngo ni iki wumva abakobwa bumva bagakoze, uvuga ati ijambo ni rimwe nababwira, itinyuka urashoboye. Njye ntabwo nzambara imyenda kuko Alex
yavuze ngo ni myiza nzambara ibintu uko mbikunze gusa nanasuye social media ziwe nsanga ntabwo ari ibintu bishyashya kuri n'ibisanzwe kandi ngo nta nubwo yawuguriye mu Rwanda yavuze ko yitwa nde ngo nzamusacinga nanjye ririnde sinzi ndaza kubiguha muri kubisacinga none nkubikwereke ariko nabonye atari ibintu bishyashya ahubwo nuko abantu aribwo bari bamubonye nibwo bari babibonye so ntekereza ko ibyo bitakabaye imbogamizi ku buzima bw'umuntu bwite hanyuma njye nari nabivuze ko ntekereza nawe ufite uko ubitekereza ariko ntabwo ari twe dufata imyanzuro niba nta no bamufatira umwanzuro ku giti cye nibaza yuko nyine buri umwe amujajinga bitewe n'uko abyumva ushobora gusanga bamwe hari abamushyigikiye ugasanga n'abandi batamushyigikiye rero we nyine umuntu akora ikimushimishije ubwo niba ari byo bimushimishije sava gusa hari abo bibangamira ariko nanone tugarutse ku rundi ruhande nta na rimwe uzakora ikintu abantu bose bakishimiye noneho nubwo yanakwikwiza hari abavuga ngo yambaye ibintu ibiki so rero ubwo ngubwo uruhande buri muntu abifata ukabyumva icyiza ni uko twamurekera ubuzima bwe bw'umwihariko gusa ku giti cyanjye njyewe ntabwo nabishyigikira habe na gatoya iyo ni side yawe nanjye nta nubwo nkujajinga kuri side yawe kuko ufite uburyo ubonamo ibintu nanjye wenda nshobora kuvuga ngo umwana wanjye ntabwo ndi kumutoza kuzambara gutya na gutya ibyiza nabireka ariko n'ubuzima bwe ni personal life ni private life so leta nibona ko ari ngombwa izagena uniform z'abaturage ariko ntekereza ko ibyo bitashoboka ntabwo byakunda yes ikiganiro rero ni cya kindi nta cyahindutse kiraca kuri channel yacu ya rutura yahoze yitwa GMR Films Industry n'ubundi hazajya haca ibikorwa bya filme ariko n'ibiganiro by'amakuru atrendinga byose bizagenda binyuraho so uyu ni Alex ngira ngo yagira ikintu kimwe avuga dusoza uno munsi niyo wantangira niwe dukora ikiganiro cya mbere cy'amakuru atrendinga so urumva ni iby'agaciro gira ikintu ubwira audience dusoza gira inama ubwira so ikintu nababwira njyewe ni ugukora subscribe kuri channel mukibuka kulikinga gusharinga no gukora comment kugira ngo ibiganiro dukora ahangaha se n'ibintu byose biba uploaded kuri iyi channel tubone ko mubishyigikiye kandi mubikora natwe umusore wanyu agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bagereho ari quality so mugaragarize urukundo mubikurikire yes nifuza ko tuzongera gusubira mu minsi ya vuba yes nzajya mutumira kenshi du hostinga iki kiganiro cya trending news ariko mwibuka ko fitness iyo niwe muti w'ibibazo byose mufite cyo kubaka umubiri ko nanjye bunshaka kugira ituza vuba hanga turaronshinga channel nshyashya bizajya binyuraho byose bizajya binyuraho byose amakuru yose ukeneye ariko na nimero muraza kuzibona hasi kuri screen zanyu ufite ubundi busobanuro ushaka kumubaza wamubaza ikiganiro rero tugikorera mu rugo nimubona inkweto inyuma yanjye ntimugire ikibazo kuko ni mu rugo nta handi twayikoreye izi trending news ikiganiro nakagaruka ciao ciao peace and love